inshingano zanjye mu mwana w'igihugu umwe kuba mu Rwanda genera imbaraga zanjye. Garaje da chef muri Fidèle Fuka Hakizimana Pierre Celestin na Sergent Nshimiyimana Gaspard batashye mu gihugu cy'ababyaye mu mpera z'umwaka ushize ubu bari guhugurirwa mu kigo cya Muto mu karere ka Musanze gisubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo. Bombi baragaruka ku buryo babayeho mu buzima busharira bwa Mimukenda muke iyo mu mashyamba ya Kongo. Twabaga turi mu ntambara iminsi myinshi cyane desha hafi na buri munsi, bwari ubuzima butoroshye cyane kandi bukomeye kuko nta gutuza mbega nta mahoro nta n'umutekano twari dufite ku isasu gusa niko twabagaho ubwo buzima twabayeho muri kiriya gihugu. Ubuzima bwo babugoye n'imibereho kubona wenda nk'ibyo kurya byo gutunga famiye abari kubishakisha mu baturage aho bahinze ko nta nani bafasha wenda ngo bagaburira abasirikari cyangwa izo famiye abari gushakisha ibyo mu baturage. Ubuzima bwo babugoye kunyagirwa nini ingendo amajoro byo byose baga birimo ubuzima bwo buragoye cyane tu. Abagore n'abana nabo ni bamwe mu bagizwe ingwate na FDLR ibashora mu bikorwa by'ubwicanyi n'ubusahuzi nk'abari mu kigo cya Mutobo bavuga ko bagizweho ingaruka zikomeye n'ibyo bashowemo n'uwo mutwe w'iterabwoba. Ariko ingaruka zatugizeho rimwe na rimwe twe tujaga turabona n'abantu batwishe mu maso. Bahadushoraga imbere ku mwanzi ngo tuje kugwana bakaturasa, bamwe bagenzi bacu bagapfa bazize ubusa abandi bagakomereka ugize amahirwe agataha. Cyambere byatumye ntiga amashuri ngo ndangize, naravunitse nakoze ibibi byinshi. Ibyo ngibyo rero natekerezaga nkareba kabona nanje hari igihe bizangaruka. Nk'ubu nagize umwaka mubi wo kutiga ngo ngire amashuri nk'abandi. Ubu yanza kuba narakuriye mu Rwanda buno nanjye mafite akazi nkaba nkora. Ubwo nk'umubyeyi ufite umwana muri Kongo yakagombye kumuzana ntagire ibibazo nk'ibyo twahuye nabyo byo kubura ababyeyi twebwe tutabafite, akaba yakwifuza ko uwo mwana wenyine yamuzana akajya mu gihugu cyamubyaye akamenya n'ibigezweho. Abo bahoze ari abarwanyi bavuga ko abenshi mu bakiri mu mashyamba bajijishwa n'ubuhanuzi bw'ibinyoma baba babeshya ko bazafata u Rwanda kandi Imana ngo yarubahaye. Uwimana Alphonse yari koloneli mu ngabo za FDLR ata mwaka 2023. Ibintu byo kugendera ku bintu by'ubuhanuzi bw'ibinyoma ugasanga bagenda babeshya abo bana batoya ngo igihugu Imana yaragitanze ndetse bakanapresiza ngo umwaka uyu n'uyu ngo nimone ibimenyetso ibi nibi ngo icyo gihe kizaba cyegereje. Ibimenyetso bajya bavuga ngo nimona intambara nimona inzara iteye ngo ikabije ngo icyo gihe ngo igihe kizaba cyegereje. Iyo ngibyo ni inzozi kuko inzozi ni ikintu umuntu arota ariko kitazagerwaho. Niyo mpamvu mvuga ko rero ibyo ngibyo bibwira bidashoboka. Sensibilisation ibagamo muri FDLR y'ubugurupe bw'amadini buzaga buri kuvuga ibinyoma bakumvisha yuko dongo ngo Imana yaduhaye igihugu bagafigisa n'umwaka kizafatirwamo kumbi ari ukubeshya. Ishashe babakinze mu masho uko bagomba kuyica dongo bakamenya ko iyo ideology nta kizabagezaho. Uwimana Alphonse umaze umwaka atashye mu Rwanda avuga ko amaze kwiyubaka kandi akishimira kuba ari kumwe n'umuryango mu gihugu cye, akaba afite n'ubutumwa ku bakirwana izo ntambara zidafite impamvu. Umuryango wanjye aho uri mfite inzu yo kubamo nubwo yego ntaramara kwiza situke nkiri mu masomo, ariko umuryango wanjye uratuye babashije kumpa inka ubundoroye. Abana banjye bari mu mashuri bari kwiga. Ntabwo nagira ikibazo nk'ibibazo twahuranaga nabyo mu mashyamba ngo umuntu abe yabura aho yivuza. Bose basigaye mu mashyamba icyo nabashishikariza nuko bagombye gushyira intwaro hasi kuko nta mpamvu yo gufata intwaro kuko ntacyo barwanira. Umuyobozi w'ikigo cya Mutobo cya komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo Retired Major Mudesiprie ahanya ko kubera ubumenyi bw'imyuga n'ubufasha bunyuranye burimo n'amafaranga bahabwa abanyuzwa muri iki kigo usanga aho bari hirya no hino bariyubatse. Baba bavuye ahangaha bahawe amafaranga twita reinsertion kit. Tuba twamuhaye ayo masomo y'imyuga ashobora kumuteza imbere akagenda agakora akaba umunyarwanda ufite amahoro kimwe n'abandi agatera imbere akamera nk'abandi banyarwanda. Kuva mwaka wa 2001 iki kigo cya Mutobo cyashingwa kugeza ubu abasaga 12,400 bahoze mu mitwe yitwara gisirikari ikorera mu mashyamba ya Kongo nibo kimaze gusubiza mu buzima busanzwe mu byiciro 73. Tuyishimije d'office mu karere ka Musanze.